harya mujomba watuzana akansuka hana brand. Babe, how are you? I'm fine. Ngiye ngiye mfashe umwanya njye nkaza kukureba hano. Then ukajya mu bitabo byawe bamva bimeze bite? Gusa ufite iki kibazo hano kuri? Ahubwo se ni iki kibazo nafite? Mu gihe wajye katuzana kanwa. Kakora cyangwa ndahari. Se ntibigira ubwenge ushaka icyana. Urana na Jean nabwo nyifite. Gusa ntabwo nyifite naba nabwiye n'iki kutoye hano. Zeni mfite cyane. Babe, please. Genda gake ariko. Sana n'ubwo ngombe. Gusa urabona ahantu naringeze ndi wamenye gute? Sana n'ubwo ngombe. Sinari maze kwibicuza ingahe kwi. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Ndagukanguye. Siko waryamye nk'umuntu udaheruka kuryama. Ese si wowe wabiteye sundi. Wowe biteye kose ntabwo nagomba kukugira ubungubu. Ubona ariko nanabyutse nahagije nibura no kwikorera n'uturimo. Oya ntacyo. Ariko naryamye nk'umuntu wagira ngo amaze nk'imyaka nk'icumi ataryama. Uradukora utwo turimo ni hahandi. Uradukora hacyari umwanya. Sinayemeretse kukubona isura yawe ubyutse. Babe, nshaka iki kwi. Sana n'ubwo ngombe. Ako nta nubwo bibona ko ntagukumbuye ahubwo. Ahubwo se ni gute nabibona? Genda bibona. Ako ni nkungu waze. Kandi uzatuma ngiye ni mukano kubera wowe. Ushaka iki ushaka iki? Niwimuka naho wimukira niziza gusa. Nyine hagarara hasi ngo nkunguze unyegeye. Shaka kwegera. Kandi rero uzajya untera umutima mu. Hagarara. Ngaba se reka tuganire. Hagarara nyine no tuganire. Nyine dushaka hano. Indeze. Wowe. Koneri. Yine bir çözülük indi. Gift yawe. Gifti sen de gusa. Nese umuntu atanga gift kuko bayimusabye. Nese urabona nkeneye ibi bintu byawe nzanira. Ntabwo bikeneye. Fatasi. Sikumva binaremereye twara. Sishana kubira. Nese urumva ndi wijyanye. Fata. Ndavuga mbabaza. Sonde bini biki? Biki? Ese rero ntunakine rero. Aha. Umeze ute se? Imeze neza. Nanjye. Wasinziriye neza? Urahindutse kuryama iruhande rwawe. Birumvikana. Ariko nukuri ndagushimira. Koze imyaka yariciye yari myinshi cyane.
yari myinshi nizere ko iyi ngiyi ari isubukurwa ryiza. Ni isubukurwa ryiza ni wowe ni isubukurwa ryiza kandi ritazahagarara. Ubundi hari ikintu ushaka kubaza kuko ubu uracyankunda. Reka nkubwire ndamutse ntagukunda ntabwo twaba turi kumwe aka kanya, ntabwo twaba turi kumwe muri aya masegonda, nta nubwo twaba turi kuganira aya magambo, sibyo? Kandi rwose mukamfi reka nkubwize ukuri, sibyo? Okay, wenda kwibagirwa ibyahise biba bigoye kandi wese na byiza no kubyibagirwa, kuko iyo byibagiwe n'ubundi ibyo burimo biba nta gaciro kuba, kuko byandi byahise bikumotiva kugira ngo ibyo bintu byahise bitazongera kubaho. Ibise ni ndukubwe ngo bizana. Ase nakubwiye yuko nzana ikintu kubera ko wakintumye, cyanzana ikintu ko mbona uko kigomba kuba ari icyaha. Ese wicara umusazi. Nigeze nsaraho. None si ibingibi ubishudukanye bijyana he? Babe, ndabizi ko ukunda zino nkweto zimeze gutya, that's why nyine nasikuza. Urareba isanga izi nkweto nawe uzima. Fata ariko. Ni sawa. Ese urareba isanga inkweto zose mfite izo ukuntu bimeze ubu. Sigaye mfite umwizirendeze. Fata se kandi winteye kumwanya. Uwo ubundi tunaganira. Kandi tuganira. Ngira umuntu ejo bundi naje hano bagaguhamagara ngo mabuja araje wo ninde? Cyangwa mamagare mujomba mubwire. Manishimwe ngo abyumvise. Uruzi nibindi? Uruzi nibindi wo. Kuko nkura wikaraga ugira ibiki? Ukasi. Ariko ndagusaba ngo ibyahise bibi byahise tutangire page nshyashya, sibyo? Tangira umurongo mushyashya, tutangire ubuzima bushyashya, tutangire intego nshyashya, no buri kintu cyacu cyose ku buryo n'umuntu tubonye mu nzira avuga ati aba bantu rwose wajya ngo nibwo bagishakana. Urabinyemereye? Ndakwemereye gangiye we naragukunze igihe cyari cyo cyose. Igihe nazamuraga kariya kaboko narabuze ngo dusezeranye mu byago mu makuba no mu byishimo. Ntabwo yongeye nigeze nkwanga. Uko nyine kubugani abari ibyahise ariko byahise byarashenguye bishengura umutima cyane. Oya yangane ndabyumva pe, ndabyumva n'undi wese byamushengura nkanswe wowe, ariko mbabara duhindure page. Tangire page nshyashya. Kandi nzi ko bishoboka, nzi ko njyewe nawe twemeje ikintu urabyibuka. Iyo twemeje ikintu turagikora kandi tukagikora neza. Sibyo? Ndabyemeye. Sorry. Impuza telefone. Abinyemereye? Ndabikwemereye. Ndabikwemereye. Nzajya mbikubutsa buri gitondo. Sibyo? Nakuzambarire bizagume gutya. Kuguma gutya byo ni ngombwa. Ni ngombwa pe. Kuko burya hari ukuntu umuntu yivuruguta mu byondo akivuruguta he ariko akibuka yuko hari amazi meza. Sibyo? N'undi munsi hano urumva uko nanjye naguhuza. Kwanza fata bino bintu. Muyo. Uwo ninde? Icyo utabonye ni iki? Ntabwo se n'ikimbo. Uyu ni fiancé wanjye. Kwanza fata buri kimwe cyose wazanye hano. Ubone? So. Muyomba. Uri he wundi? Ngwino hano. Uyu muntu mbona agize iki? Ari ngo nona niko nkubwiye none. Fata byose. Bo ibyo ni biki? Akindi bibagiwe. Bo.
ibyo ni ibiki ku muhango wajya uravugisha ukuri nabikwereka uwo ni fiyanse wawe wunzane ibi narabirenze ushatse ahubwo byiza fata umuyobo perezida uyu muntu rwose musohore hanze mutwaze tugende ntagire ikintu cye na kimwe bagirirwa yego ngwino tugende rwose arambwiye ngo tugende urabaza iki kintu bose we mureke izi nkweto nimba atanazishaka ngiye uzinyihe simbizi genda uvuga genda gusa mbona arenga atongera kugaruka he atongera kurenga urwo rugo uranyumva neza yego dusimbuje ikintu n'icyacyo rero uri amazi meza y'ubuzima bwanjye urakoze ngo reka tubyuke tugende turebe ikintu twafata leta shate twigumaniye reka tubyuke reka twikorere isi yacu aka kanya turajya kubyuka se tujya he n'ubundi ntabwo ndi bujye mu kazi uyu munsi nta hantu uri bujye ikibazo ufite ni ikihe reka tube twiryamiye usha sibyo dusinzire gutya ariko gutya nyine dusinzire reka tubare ko ngubu tugeze mu ikorosi rya mbere hasigaye nk'irindi korosi kugira ngo tugere ku marembo ajya muri paradizo tukabona n'ukuri kose ngewe maze turagiye duhuye na marayika ushinzwe abakundana araturebye azunguza umutwe turongeye turagiye tugeze imbere duhuye na marayika ushinzwe abadamu ahise avuga ati madamu warahiriwe tugeze imbere uko wivugana ariko se n'ibiki nuko nari kumubwira ngo nyamara zijyana izi nkweto zawe arazanga kandi nuko usigaruye kubera iki arazanze mbonye ahise yurira moto baragiye ndamubwira ngo jyana inkweto zawe arabyanga ariko wowe wikwirusha bose wowe wikwirusha ndashaka gushaka ahantu nzishyira ku buryo utazazibona na mabuja atazazibona nta kintu na kimwe nshaka mu we ntabwo ari izawe ubu ngubu ngenzi aba nziyambarira izi ngizi zimeze nk'iza sinakubwiye ko umuntu ukomeye iwacu aba ari daso namubonye ko nawe yari yambaye inkweto zimeze nk'izi ngizi none nanjye nzazambara nijya kujya mu cyaro ntabwo nzazambara nawe uri kundeba ukajya umvangira sinzongera ibintu bye ni ibyanjye ni ibyanjye twararangizanye uriya mukobwa sinzi impamvu akunda kugutesha umutwe ntabwo abona ko wowe witurije uri ahantu hamwe witurije ntabwo uba ushaka ibintu bikubuza amahoro rito shimira imana yanjye agenda kwicara nshira gudaca nukuri imana yanjye ntabwo utinye pe urwango yanyangaga none ubu wasigaye ankunda ku buryo nabamenyesha niwe wabukoze pe niwe wabukoze birakora rwego akanzaho akaza akavuga ngo murazi akora imana yanjye urashoboye pe imbere yawe hari ingabo
zishinzwe kukurwanirira twari gupima ingabo z'Imana ingabo z'ijuru zangwaniriye ndabibona nanjye uswa mvuga afite n'isoni uswa yawe rebye cyane gishize uswa mvuga ariko disi Tom yamaga ambwira uswa nanjye nahise numvaye nk'inzobe inyuma yanjye hari ingabo zishinzwe kurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemera ko ngendengana inyuma. Nese ntubibona wundi uburyo bamwirukanye ngewe rero ngewe kubera umutima ngira woroshe buriya kije cyambaye kuriya muri kukibwira ngo sohoka hanze ngabona kigahindukiye kuriya nari amavumo hari igihe nakwisubira da andi nyine ngewe ariko wowe kubera ko uri umuntu w'umugabo unafata imyanzuro uramubwiye to karagenda wowe uri mu bagabo bajya bavuga binyangamugayo ariko nanjye ndabihamya uri inyangamugayo mu boss nigeze ngira nose urabigura ko muri uyu mujyi wa Kigali wabona umu boss ufite fresheri nkawe wapfa kwirukana umukobwa kuriye wowe uri umuntu bita inyangamugayo mu ba boss bose nigeze ngira wowe uri uwa mbere aho bose boss nanjye yaraga service nashaka kwaka nyine urabona bava kuba baramubwira ngo yaratubwiye ngo azagaruka atinda kugaruka kandi wa mugore wanjye wo mu cyaro yari yasuye abantu nta muri famille none ariko yamamagara ambwira ngo mbahe ngo kugira nsure wanyemereye akaza kunsura rimwe gusa ko ari buze kunsura akahita agenda ariko gusa naza kunsura kugira ngo nanjye mbe naramubwiye ngo hano bambyaye muri batisi mu umwana wo kwa boss komeza nta kibazo komeza nta kibazo ahubwo dufatanye turirimba sibyo dufatanye sha sibyo nukuri urisoni waje ryasumo oya mbabare mbwire waje rya reba ahubwo nyemerere dukomeza oya nibyo arone ko mpamvu ijuru bwiya niba ushaka nimba ariyo guhimbaza cyangwa nimba ari izina zisanzwe ngaho mbwira ngaho tera indirimbo umushaka wowe nawe cyangwa uzi kuririmba teriyera iranabiye pe se wagiye muza mu kazi utanafunze oya mfungure hariya uri kubyina nanjye ndavuga reka mufashe ndafungura kuri kose umusura da munini tujye kubyina aha ngaho byira ngaho indirimbo ushaka twumva ngaho imbwe ngaho tera undi akabiri kera turirimba twagiye gusura abakobwa nyine twakomye ku mashuri no wahagera wifatishwa kurya muri bitabafashe naragukunze rurakeba kandi nzakora byose ku bwawe ni wowe mukamfizi mbwira nta wundi useka neza kubarusha ni wowe igitego cyanjye nunze n'inzu nasi uririmba hano nawe ndirimba rero njye narangije kuririmba imyuka yarishize n'ubundi ntabwo arabyibagiwe uraririmba igiye kubona uratangira urahumbaje soma tusombe ryinshi se ngabagabanya ariko ntabwo ushaka kuririmba twakunde abahanzi b'iki gihe baririmba bararirimba ye ni wowe mukamfizi nta wundi muntu ndeba ni wowe wenyine ni wowe nzakunda ye se wansagije kwego nukwimana kusi imyuka irashe nyine uri kwabigana ngaho babarisha hano muzaga akantu ko kumva buri wicaye hano gato mbaga muzaga akantu ko abantu baragowe ifiko
Reka nkurebere muri firigo. Njye ukunda kaka. Oya mutobereho. ko nyine naramubwiye ngo hano mwambyaye muri batisi hanyuma nanjye nshaka ko naza hano nyine nzahita nambara izi nkweto noneho mpite nsamo umwana wo mu bakire nicaye natuje nanatebeye. ibyo bintu wabanje kubitekerezaho? Nanjye niyo mpamvu nanze kumubwira ngo aze gusa nabikubwiye nza kuba narabitekereje mbona naramubwiye ngo ngwino ariko narabitekereje mbona yaba ari amakosa ko aza hano narabisobanura ngo mbikubwiye ariko bose mfasha nawe urabyumva urumva amashagaga mafite n'uburyo mbamerewe mba nshaka ko azasubira mu cyaro ababwire ngo none uzi ambonye nicaye muri uzanyemere no gukanda kuri telekomande ya televiziyo ari njye wifite ari kwikanda none wajya babwira ngo nijye ukanda televiziyo ngo nanjye yatsanga nayizimye ibyo gusa azaza ryari? navuganye ko azaza ryari? ejo uyu munsi ejo mwavuganye gute? mbwira nyine menye nanjye ukuntu upanga ari mu nzira bivuze ngo ntabwo bihuriye n'ejo rero uyu munsi rero ese kuki utabanye? niyo mpamvu ubona ko nabyutse nkora akazi kose ndanakora umushyitsi nk'ubwo ko warinze kumbwira urumva ni umushyitsi w'imbere kimeze ukuntu ni icyanjye nanjye nicyo nihebeye uri kuntera amatsiko pe uzi ko biri gutume ntibwirirwa hakubera umuntu kugira ngo nanamurebe araza urabizi ari mu nzira genda bikwemere nta kibazo n'ikindi kiza kubura umbwire n'icyo kumwakiriza ufite icyo umwakiriza nzi gutara umbwire niyo mpamvu nabigusabye ese mu byo wansabye ibyo birimo ndajya muri firigo nkuremo mwese mubizi ute kuko ndibyo muri firigo ahubwo wowe nagera gutyo ukabona araje uzi kumurya akara nyine ubwo n'agafaranga umushakira akana uriye kumpa ibiki gategura neza rero no muri salo yose ikiranga ngaho shyira ku biha oya gutomera mwongera uririmba ahubwo ndebera urasekeje ndebera mu ruhara nta kotsi kari kuzamuka oya ntakari kuko rwashyushye rwumva urarabye ndavuga se uyu ni we cyangwa ntabwo ari tujye tujya mu bitaramo kuko bari abantu baravunika reka ngusomesha ntacyo ndamwinjiye ntacyo reka ndangize akana kari heza kari hariya muza mu cyumba kameze neza pe ntakumvise uza rero uranyinde ni nyiragasazi bitese wari uri mu biki ntacyo mwari nakumvishije hari ikintu ushaka kubwira ntuzi mashini kompiyuta ubundi nta muntu ujya muri university adafite kompiyuta sibyo mukambi sibyo ahise agenda ndashaka kugura kompiyuta kugira ngo ibintu byose bazajya baguha ukore ntuza research ugire gute urabizi ko hano internet ni free ibyo buri kintu cyose kiba kiri tayari sibyo nutsindwa ubwo ntuzambaza ibindi ukuntu nari nzi ubwenge ukuntu nzi ubwenge wahita ndabibona uzi ubwenge bwinshi ahubwo sinzi impamvu ujya mu ishuri mu ishuri ho haba hakenewe n'ubumenyi buba bukenewe nawe si ibintu ntibiri gusaza ibi ngibi gusaza Jesse karame hanyuma nyana ariko he wabirangije se
nari nashoje. Sawa ni byiza. Umubwira ibyo twamukoreye. Urumva? Umubwira. Mbwira tuzi reka mutsinda. Urenza kwishyura. Sibyo? Wiwe gute se? Ni bisanzwe. Kazi biragenda. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ok. Ariko niyo jambo ry'igifaransa uzi kuvuga cyonyine. Narindi. Ntarindi. Uranambwira bonjour, nambwira bonsoir. Bonsoir. Urambwira bonne nuit. Bonsoir. Non, nada, kanya vuga bonsoir. Sibyo? Ok. Bon appétit. Merci beaucoup. De rien. Hey. Ariko noneho. Nzaga gutungura gake. Gahoro gahoro. Iyi ni yande. Ni mama. Oh. ikosora